Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Tubanje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi ku cyumweru tariki 11 kwezi kwa karindwi mwaka wa 2021, tukaba dushima Imana kwikomeza kubana natwe. Rero tukadusangira ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Ndaza kubabwira ahariho, ariko ni inkuru za Dawidi n'Abisirayeli bimura isanduka y'isezerano y'Uwiteka, bayivana aho yari iri icumbikiwe mu nzu y'umuntu witwa Obededomu, bayizana i Yerusalemu aho Dawidi yari yayiteguriye ahantu ikwiye kuba. Tumaze gusoma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice 15, duhere ku murongo wa mbere. Bukeye Dawidi yiyubakira amazu mu rurembo rwa Dawidi, atunganiriza isanduka y'Imana ahantu, ayibambira ihema. Ni ukuvuga ngo Dawidi amaze kwiyubakira inzu mu rurembo rwe, noneho yibuka no gutegura isanduku y'Uwiteka ahantu. Kubera iki? Kuko isanduku y'Uwiteka kuvaho aho yari iri bavuye muri Egiputa bagatangira urugendo rwo mu butayu, bambutse inyanja itukura, bagatangira urugendo rwo mu butayu. Imana igateka Mose ko bakwiye kuyubakira ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho byaryo, harimo n'isanduka y'Uwiteka yateza kuba ahera cyane. Noneho tutarinze kujya mu bikoresho byose byari mu ihema ry'ibonaniro, ariko iyo sanduka yari ifite umwanya w'umwihariko muri iryo hema ry'ibonaniro, kuko niho Imana yabonaniraga n'umutambyi mukuru rimwe mu mwaka. Imbere y'iyo sanduka mu ihema ry'ibonaniro, mu cyumba cyitwa ahera cyane, aho niyo sanduku y'Uwiteka yabaga. Noneho umutambyi mukuru rimwe mu mwaka akinjira ahera cyane imbere y'isanduka y'Uwiteka. Aho rero niho Imana, presence y'Imana, kubaho kw'Imana kwari kuri. Ariko kuva rero binjira mu gihugu cy'isezerano, iyo sanduka y'Uwiteka yatangiye kuba ahantu hitwa Shilo, kuko niho Abisirayeli bateraniraga, kuko niho hari inzu y'Imana. No mu gihe cy'umutambyi mukuru ariwe Eli, aho niho Imana yabonaniraga nabo, Shilo. Noneho Abafilisitiya baratera, kuko Isirayeli yateye Imana umugongo, hanyuma Imana ibagabiza amaboko y'Abafilisitiya. Ishilo haratwikwa, isanduka y'Uwiteka itwagwa mu bunyage, barayitwara Abafilisitiya. Hanyuma Imana iteza Abafilisitiya ibyago byinshi bituma iyo sanduka bayirekura. Ndiyo ndavuga mu magambo make. Noneho barayohereza ikuruwe n'inka iri ku igare yita Shah, inka zikurura igare. Noneho igaruka mu Bisirayeli. Igarutse mu Bisirayeli iracumbikirwa, imarayo nk'imyaka 20, nta buturo bwera buhari. Noneho mu nyuma Dawidi ahitamo, amaze kuba umwami, yuko bajya gukura isanduku y'Uwiteka aho yari iri, kugira ngo bayizane mu rurembo rwa Dawidi. Noneho Dawidi muri uko kugarura isanduka y'Uwiteka ubwa mbere,
ntabwo bubahirije uburyo iteko ry'Imana ryatekaga ukuntu isanduka y'Uwiteka ikwiye guhekwa. Bo bakoresheje bwa buryo bw'Abafilisitiya bw'uko isanduka y'Uwiteka ishyirwa ku igare rigakururwa n'inka. Hanyuma rero mu gihe rero inka zikurura isanduka y'Uwiteka, bagera ahantu inka zisa naho zitsikira, hanyuma isanduka y'Uwiteka isa n'iyenda kugwa. Noneho umuntu muri abo bari bateganijwe guherekeza iyo sanduku y'Uwiteka, noneho arayifata kugira ngo nigwe. Ako kanya Uwiteka amutsindaho arapfa. Amaze gupfa, Dawidi biramubabaza cyane, agira ubwoba. None aravuga ati rero iyi sanduka rero ninyizana mu murwa wanjye turapfa. Ubwoba butuma ayerekeza ku muntu yitwa Obededomu. Niko dusoma muri iki gice cya 15 ingoma za mbere ku murongo wa 25. Nuko Dawidi n'abakuru ba Isirayeli n'abatware batwara ibihumbi bajya kuzamura isanduka y'isezerano ry'Uwiteka, bayikura kwa Obededomu bishima. Uvuga ngo iyo sanduka rero yagiye kwa Obededomu. Iyo ntago yahatize, kuko ngo mu mezi 3 Imana yaramaze guha umugisha Obededomu n'urugo rwe. Baratunganirwa kubera presence iyo sanduka y'Uwiteka mu nzu ya Obededomu. Ariko Dawidi none yizi somo, tugarutse ku murongo wa 2, aravuga ngo Dawidi aravuga ati nta muntu ukwiriye kuremerwa isanduka y'Imana kiretse Abalewi, kuko ari bo Uwiteka yatoranije kujya baremerwa isanduka y'Imana bakayiremerwa iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Dawidi yavanye isomo muri bya byago bya mbere mu kwimura isanduka y'Uwiteka, noneho akoresha uburyo amateko y'Imana yemera ko Abalewi nibo bakwiye guheka isanduku y'Uwiteka ku ntugu zabo. Abalewi batoranijwe. Hanyuma isanduka y'Uwiteka barayigeza amahoro mu rurembo rwa Dawidi nkuko twabyumvise. Noneho Dawidi ahita ababwira aya magambo. Noneho bakora ibirori byo kugarura isanduka na zaburi bashima Imana, ibirori bikomeye. Dawidi aravuga ngo uwo munsi niho Dawidi yatangiye gutegeka Asafu na bene se kuba ari bo bashima Uwiteka, ngo nimushime Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire n'ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Umurongo rero turi buhagarareho uyu munsi ni iri jambo riri ku murongo wa 11. Aha ni mu gice cya 16 ingoma za mbere. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Aya ni amagambo akomeye cyane. Umurongo wa 12 ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Hano rero Dawidi akangurira Abisirayeli ngo gukomeza bashaka Uwiteka n'imbaraga ze, kandi ngo bakomeze bashake mu maso he iteka ryose. Twebwe abana b'abantu hari ibihe tugira byo gushaka Uwiteka mu maso he, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kumukiranukira muri byose, kumuhimbaza, kumuramya. Hanyuma iyo tugeze mu bihe bigoranye, mu bihe bikomeye, noneho tugahita dutangira gucika intege, tugasa naho gushaka Imana ntacyo bihindura. Satani rero akaboneraho uburyo bwo kudushuka kugira ngo ducike intege, kugira ngo gusenga mu mwuka no mu kuri dushaka Imana tukayifata nk'ibintu byo guta umwanya, cyangwa ibintu by'umuhango, twabikora naho bigakora mu buryo bw'umuhango. Ariko uyu Dawidi ni umuntu yahuye n'Imana, ntabwo yayibwiwe, yahuye nayo.
yarayimenye kuva mu buto bwe. Igihe yaragiraga intama za se, yabonye imbaraga z'Imana arwana n'amadubu aje gufata intama, akayica, akica intare. Dawidi yabonye imbaraga z'Uwiteka. Noneho mu maso rero ya bose rero, kuko ibya mbere byabaga kure ku gasozi aho yaragiraga intama za se Isayi ari wenyine, akarwana n'amadubu, akarwana n'intare kandi akazishwanyaguza. Izo ntabwo zari imbaraga ze, zari imbaraga z'Imana. Noneho Imana rero iza kumugaragaza ku manywa y'ihangu, kwishura uwo ari we imbere y'amaso ya Isirayeli yose, mu gihe yicaga Goliyati, umwanzi w'ubwoko bw'Imana, umufilisitiya w'intakebwa yacokoraga, yatukaga Imana ya Isirayeli. Akaba yarabibye ubwoba muri Isirayeli yose uhereye ku mwami Sawuli. Hanyuma umusore Dawidi mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli atsinda umufilisitiya, amuca igihanga. Rero ntabwo ari amagambo rero yavuzwe n'umuntu uwo ari we wese, ni umuntu avuga experience yabayemo, avuga ngo ntimugacogore gushaka Uwiteka n'imbaraga ze, ntimugacogore gushaka mu maso he. Rero bene data, umurongo wa 11 muri iki gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 16, nudufashe kugira ngo twese dukanguke mu bihe nk'ibi. Niho koko dukwiye gushaka Imana n'imbaraga zayo, tugashaka mu maso hayo, tudahwema ku munsi ku munsi, kubera ko gutabarwa kwayo nta kabuza kuraboneka, nta kabuza kuraseruka. Ibyo waba uhanganye nabyo byose, ibyo waba ururanyuramo byose, ibibazo byawe uko byaba bingana kose, niba byarananiranye no mu maso y'abantu, nimba wumva ko nta nzira ubona, nimba utekereza yuko bizaguherana, yuko nta kundi wabigenza, hari icyo wakora. Ntabwo ari ikintu kivunanye, ntabwo ari ikintu ujya gushaka kure aho utagera, ntabwo kigurwa amafaranga, ntabwo gikeneye amashuri menshi, amadiplome, ntabwo gikeneye ubushobozi na bumwe. Ni ugufata icyemezo mu mutima wawe, noneho ugatangira kuvuga ngo igisubizo cy'ibi bibazo, umuti w'izi ngorane ni ugushaka Uwiteka n'imbaraga ze, nk'uko Dawidi yabidukanguriye, wasizwe amavuta n'Imana, ni ugushaka mu maso hayo. Nta kabuza mwene data, ntuzabura kubona Imana iseruka mu bibazo byawe, uzabona ukuboko kw'Imana guseruka. Inzira zacu sizo nzira zayo, ibyo twibwira si byo yibwira. Nk'uko ijuru ryitaruye isi cyane, ngo niko n'inzira zayo ziri kure cyane zacu, kandi ngo niko n'ibitekerezo by'Imana biri kure cyane y'ibitekerezo byacu bya kimuntu. Rero ntutekereze ngo Imana izanyura he, Imana izabigenza gute. Imana iraturenze, icyo dusaba ni ukuyizera, ni ukuyiringira, ni ukuyishaka tudahwema, kubera ko nta kabuza umuntu ukwizera ntabwo yibaza ngo bizagenda gute, bizanyura he. We ahanga amaso Imana gusa, ntacike intege, kandi amaherezo Imana iraseruka. Arabona Imana ikora ibintu, agatangara gusa ko byakoretse, no gutasobanukirwa uko byakoretse, ko izo ni inzira zayo. Rero uyu murongo wa 11 muri gice 16, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, izi nkuru za Dawidi akangurira Abisirayeli kugira ngo bashake Uwiteka n'imbaraga ze, bashake mu maso he iteka ryose. Natwe uyu munsi duhagurukane decision, ingamba mu mitima yacu zo kutareka gushaka Imana n'imbaraga zayo, ndetse no gushaka mu maso hayo, kuko nta kabuza guseruka ko izaseruka. Tuzabona imirimo yayo, twongere twishime, twongere tuyamamaze mu batayizi,
tongere tuyivuge ibigwi muri bene Adamu, tuyivuge ibigwi mu bana b'abantu, kuko icyo ni Imana ishaka, ubuhamya bwayo bwubakwe mu bwoko bwayo. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Urakoze Mwami kuri aya magambo twumvise, Mwami uduhe gukanguka mitima yacu nkuko Dawidi yabivuze, tugushake n'imbaraga zawe, ndetse dushake mu maso hawe iteka, kubera ko abagushaka n'umwete nibo bakubona. Haleluya. Kandi ngo ushaka Imana akwiye kwizera kwiriho kandi ikagororera abayishaka. Kangura ubwoko bwawe rero muri ibihe bikomeye, kugira ngo bagushakane umwete n'imitima yabo yose, kandi bashake n'imbaraga zawe, ndetse ngo bashake mu maso hawe iteka ryose, badacika intege, ko guseruka ko uzaseruka. Amaso yacu azitegereza ugukora kwawe, azitegereza imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.